barakwibagiwe, abantu bakubona yuko utazatora agatege, abantu bashobora kubona iyo business yawe yarapfuye nta buzima izongera kugira, abantu bashobora kubona nta kazi uzongera kugira nk'abandi, abantu bashobora kubona muri ubwo burwayi bwawe utazongera kubaho, bakagutekereza ukuntu. Ariko nagira ngo nkubwire inshuti yanjye, uko abantu bakubona, uko abantu bagutereranye, uko abantu bumva wowe nta gaciro ugifite, Yesu we arimo arabona ibindi. Yesu we ntabona ibyo abandi babona. Yesu arabona undi muntu ufite agaciro, arabona undi muntu ufite ubuzima, arabona undi muntu ufite iyindi mibereho, arabona undi muntu ugiye gutanga ibyiringiro mu gihe kiri imbere. Haleluya! Ubwo abantu babuze ibyiringiro muri wowe, Yesu we arimo arabona ko ari wowe ugiye gutanga ibyiringiro ku bandi. Mu bantu batakubonamo ibyiringiro, Yesu we arimo arabona ko ari wowe ugiye kuzajya ubaha ibyiringiro nshuti. Rero nagira ngo nkubwire ngo nta kibazo na kimwe cyashobora kunanira Yesu, nta na kimwe. Kandi nta muntu n'umwe Yesu abasha kwirengagiza, kuko Yesu arakuzi. Nubwo abantu bakwirengagiza, nubwo abantu baba batakumva, ariko Yesu we arakuzi, arakumva, akwitayeho kandi yiteguye kukugirira neza. Icya kabiri hano turabona ikibazo Yesu yabajije umuntu. Yaramubwiye ngo urashaka gukira? Tekereza nawe umuntu urwaye igihe kinini, umuntu uri aho ngaho kandi ubona yuko akeneye gukira, ariko Yesu we ahageze ntabwo yaje ngo ahita amukiza, ahubwo yabanje kumubaza ijambo rimwe gusa. Aramubwira ngo urashaka gukira? Urashaka gukira? Uwo mwanya hari ikintu cyabayeho. Akimubaza ngo urashaka gukira, undi birashoboka yuko yababaye, birashoboka yuko hari ukuntu yatekereje Yesu, ariko Yesu mu kubivuga hari icyo yaragambiriye, hari icyo yaragambiriye mu mutima, hari icyo yaragambiriye mu buzima, hari icyo, kuko Yesu we hari icyo yashaka kumenya. Yashaka kumenya yuko uyu muntu yamaze kumenyera uburwayi bwe gusa, yumva byararangiye. Hari ikindi yashaka kumenya. Ese yaba yarabaye imbata y'ibibazo, akumva yuko ubuzima bwe cyangwa se yarashaka kumenya uyu muntu arumva hari impinduka akeneye mu buzima. Kubera iki? Ijambo ry'Imana riratubwira ngo musabe muzahabwa, kandi mukomange muzakingurirwa. Hari igihe rimwe na rimwe twibaza ngo kuki dusaba kandi Yesu azi yuko ibyo dukeneye. Rero niyo mpamvu Yesu kenshi araduhamagara. Ni ukubera iki dusenga? Ni ukubera iki dusenga Imana tukagira ibyo tuyisaba kandi Imana ibizi yuko ibyo bintu tubikeneye? Nuko ijambo ryayo nyine ribidusaba. Hari igihe rero twumva yuko ibyanjye Imana irabizi, ibyanjye Imana izabikora, ibyanjye ariko dukeneye gusenga. Nubwo yego Imana irabizi, ariko yaravuze ngo musabe muzahabwa, mukomange muzakingurirwa. Yesu anashimwe. Hanyuma rero ibi Yesu amugezeho aramubwira ngo urashaka gukira, kugira ngo arebe cyangwa se yumve yuko uyu muntu yumva iryo jambo rivuga musabe muzahabwa, mukomange muzakingurirwa. Ikindi cya gatatu tugiye kureba hano nanone, hari ugutakaza icyizere
ntabwo bivuga ko Imana yagutaye, kuko uyu muntu nta muntu yari afite. Uyu muntu yavuze amagambo ababaje abwira Yesu. Yamubwiye ngo nta muntu ufite wo kunjugunya mu kidendezi, ngo iyo amazi akiza akihinduriza ngo abandi bantangamo. Kubera iki? Nta muntu mfite. Yesu nashimwe cyane. Nta muntu mfite. Ibi byerekana yuko yari yarabihiwe n'ubuzima. Kubera iki? Nta muntu yabonaga uri hafi yiwe, nta muntu yabonaga uri mugerageza byibura ngo amwereke yuko hari icyizere bari kumwe, aze byibura amujugunyemo wenda bamutange. Ariko yavuze ngo nta muntu mfite. Yari yatereranywe n'abantu, nta nshuti, nta muvandimwe, nta muntu. Nagira ngo nkubwire inshuti yanjye, muri ubu buzima tubayemo abantu bazaguta, abantu bazakureka, abantu bazagutakariza icyizere, ariko Yesu we ntazigera kureka, ntazigera guta na rimwe, kuko Yesu ni inshuti itajya idutererana, yaba mu byago no mu makuba. Ni inshuti ikomeza kubana natwe, ni inshuti ikomeza kutuzirikana, ni inshuti ikomeza kutuba hafi aho abantu batatuba hafi, kuko ni inshuti nziza. Rero ahangaha tubona inshuti, abavandimwe bamaze kumureka, Yesu nibwo yaserutse. Rero bitwigisha yuko abantu bashobora kukureka, abantu bashobora kugufasha igihe gito, barangiza wenda bakagusiga, ariko Yesu we ajya guha icyizere cy'ibihe byose. Ntabwo we ajya gutererana ngo avuge ngo ndaguharaye, igihe nikigera nzakureka. We ni inshuti y'ibihe byose kandi abana nawe ibihe byose. Niyo mpamvu rero Yesu ni inshuti itajya itureka, yaba mu byago no mu makuba. Akomeza kubana natwe, akomeza kutuba hafi, akomeza kutugirira neza. Niyo mpamvu dukomeza kumwiringira, niyo mpamvu dukomeza kumwizera, kuko ari inshuti nziza itajya idutererana, yaba mu byago yaba mu makuba, akomeza kubana natwe. Haleluya. Ikindi hano nanone tureba ni iki? Ijambo rya Yesu risaba kumvira. Yego, ridusaba kumvira nubwo ari ijambo ridasanzwe. Yesu aha yabwiye uyu muntu, aramubwira ngo haguruka ufate ingobyi yawe ugende. Rero nagira ngo utekereze kuri uyu muntu wari umaze imyaka 38 atabasha kugenda namba, atarigera haguruka na rimwe. Ariko Yesu we amugeze aramubwira ngo haguruka. Aha rero bisa n'ubusazi mu maso y'abantu kandi mu maso y'isi yose. Kuba wabona umuntu amaguru atigeze agenda igihe kinini, igihe na kimwe, ariko uyu munsi akamubwira ngo haguruka ugende. Aha rero habayeho igitangaza. Muri iki gitangaza rero kitwereka yuko ijambo rya Yesu rifite imbaraga. Ijambo rya Yesu rifite imbaraga zimeze gute? Ryo kurema ibitariho bikabaho. Ni ijambo rirema, ni ijambo ribeshaho, ni ijambo ritanga ubuzima ahatari ubuzima hakaba ubuzima. Ni ijambo ritanga imibereho ahatari imibereho hakaba imibereho. Ni ijambo rihindura ibintu mu buryo byari birimo rikabihindura mu bundi buryo. Ya maguru atakoraga uyu munsi agatangira gukora. Ni ijambo ritanga icyizere
hahandi hatari icyizere umuntu atangira kugira icyizere. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Uyu munsi nanone turabona ngo igitangaza gitangira, ariko nanone icyo gitangaza gitangira ku muntu wafashe icyemezo, akagira icyemezo afata mu buzima, akagira ibintu ahindura mu buzima, akagira ibintu yiga gukora afashe icyemezo. Ntabwo igitangaza cyabayeho Yesu akivuga ijambo gusa, ahubwo cyabayeho kuko wa muntu yumvise rya jambo rya Yesu, hanyuma yarangiza agashyira mu bikorwa rya jambo rya Yesu. Yumvishe Yesu amubwiye ngo haguruka, arangije nawe agira gute? Arahaguruka. Agihaguruka ibitangaza birakoreka, atangira kugenda, afata bwa buriri yari arabwikorera. Yesu nashimwe cyane. Rero ahangaha icyo bivuze, kuba ubayeho mu buzima bugushaririye igihe kinini, kubayeho mu buzima bw'amaganya igihe kinini, kubayeho mu buzima bwo gushaka igitangaza kikaba kitaraboneka igihe kinini, ntabwo bivuze yuko Imana muri uyu mwanya itaza ngo igire ikikora mu buzima bwawe. Ntabwo bikumira imbaraga z'Imana kuza gukora mu buzima bwawe. Icyo usabwa uyu munsi ni ukwizera. Ukizera imbaraga z'Imana zihindura ibihe, ukizera imbaraga z'Imana zihindura ibintu, ukizera imbaraga z'Imana ziza gukora ibitamenyerewe. Yesu nashimwe cyane. Hari ikindi kintu gikomeye nabonye kandi numvishe muri iri jambo. Abantu bari hano ku kidendezi, bari abantu benshi, bari abantu, kandi uyu munsi wari umunsi w'isabato. Kuri uyu munsi w'isabato rero wari umunsi ikidendezi kitakoraga, kuko ku munsi w'isabato uko abayuda bazirizaga isabato mu migenzo yabo, byabaga ngombwa yuko rero bafunga imirimo yose, bagafunga ibikorwa byose, bakajya kwizihiza isabato. Bivuga rero ngo niyo marayika yashoboraga kuza kuri uyu munsi w'isabato, nta muntu wemererwaga gukira. Yesu rero we yaje ku munsi w'isabato igihe abandi baruhutse, igihe abandi baryamye bumva nta kintu kiri bukoreke, kuko bumvaga uwo munsi marayika nubwo ari buze nta muntu uri bujye mu mazi. Ariko Yesu we araseruka mu gihe abantu badatekereza, mu gihe abantu batibwira, mu gihe abantu bumva yuko uyu munsi nta gikoreka, Yesu we araza. Icya kabiri, Yesu aza mu buryo butandukanye n'ubwo abantu bamenyereye. Abantu bamenyereye yuko amazi yihinduriza, abantu bamenyereye yuko umuntu abanza kwinjira muri aya mazi kugira ngo abashe gukira. Ariko uyu munsi Yesu we aje nta gukoresha iby'amazi, nta kwinjira mu mazi, ahubwo abwiye umuntu ijambo gusa. Yesu nashimwe cyane. Nagira ngo nkubwire, hari ibyo abantu bamenyereye, hari ibyo utegereje igihe kinini kandi umenyereye. Yesu aje gukora mu buryo butamenyereye mu buzima bwawe. Aje mu zindi mbaraga, aje mu bundi bushobozi, aje mu rindi hishurirwa ritandukanye n'iryo wari umenyereye. Niyo mpamvu tudakwiye kumenyera ibya Yesu. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Icya gatatu, Yesu aje gukora ku muntu umwe gusa. Kubera iki? Ni umuntu wajugunywe, niwe watawe, niwe umaze igihe. Yesu ashimwe cyane. Nagira ngo nkubwire, wowe umaze igihe, wowe wajugunywe, wowe watawe, wowe wibagiranye, ni wowe Yesu aziye uyu munsi
kuko abonye yuko abandi bafite ababitaho, abandi bafite ababarengera. Yesu aje kureba wowe udafite kirengera, wowe udafite ukwitaho, wowe udafite ukurwanirira, wowe udafite ukurihira minerivare, wowe udafite ukurihira inzu, wowe udafite uguha ibyo kurya, wowe udafite ukuvugira nk'uko abandi bafite abavugira ngo babone akazi. Ni wowe Yesu aje kureba uyu munsi, kuko abandi bafite ababasunika ariko wowe ntabwo ufite ugusunika. Niyo mpamvu Yesu aje ku bwawe. Hari mu minsi mikuru y'Abayuda, Yesu yaraje mu minsi mikuru, ariko asubika urwo rugendo aravuga ngo hari umuntu, hari igikorwa ngomba kubanza gukora, kubera yuko hari umuntu wibagiranye, hari umuntu watawe, hari umuntu wajugunywe, hari umuntu utazwi. Uwo nguwo Yesu niwe aje gushaka. Nawe uyu munsi mbere yuko uyu mwaka urangira, uyu mwaka hari abagutaye, mu myaka yashize hari abagutaye, ariko mbere yuko uyu mwaka urangira Yesu arashaka ko urangiza uyu mwaka nawe wibutswe. Haleluya. Reka dusenge Imana, dusenge Imana muri iri joro. Tubwire Yesu, umubwire ngo Yesu, maze igihe naribagiranye, maze igihe mfite igisuzuguriro, maze igihe mfite igitutsi, maze igihe ntawe unyibuka, ariko uyu munsi nanjye unyibuke. Uko wibutse uyu muntu wari umaze iyi myaka yose ari wenyine, uko wamwibutse nange iri joro unyibuke. Reka ubwire Yesu nawe akwibuke, reka ubwire Yesu nakugenderere, reka ubwire Yesu nagutabare, reka ubwire Yesu, mubwire ngo Yesu nawe nanjye ndagukeneye. Reka duhamagare Yesu muri iri joro. Mwami Yesu, ndagushimiye kuko uri umwami w'amahoro, uri Imana idukunda kandi Imana itwibuka. Igihe abantu badutaye, igihe abantu batwibagiwe, igihe abantu badutereranye, igihe twebwe natwe ubwacu tubona nta nzira, aho ngaho niho useruka Mwami Yesu. Turagushimiye kuko tubonye yuko waserutse kuri uyu mwene data wari umaze igihe kinini nta muntu n'umwe umwitaho, adafite umuntu wamujugunya mu kidendezi, ariko Yesu waraserutse ukora ibikomeye. Niyo mpamvu uyu munsi kandi muri iri joro tuvuze ngo warakoze Yesu. Uyu munsi rero hari umumama uri hano udafite kirengera, udafite kivurira, udafite umwitaho, udafite umurwanirira. Uyu munsi turasenze kugira ngo uyu nguyu nawe umwibuke muri izi mpera z'umwaka. Mwami wanjye, Mana yanjye, murinde kurangiza umwaka adafite umwitayeho, murinde kurangiza uyu mwaka akiri muri aka gahinda, murinde kurangiza uyu mwaka akiri mu kwiheba, murinde kurangiza uyu mwaka agifite aya marira. Reka uze kumuhanagura amarira, reka uze kumutabara no kumurengera. Reka wibuke uyu mupapa data wera udafite kivurira, udafite kirengera, uyu wibagiranye, uyu udafite umwitaho. Reka nawe ujye umwiteho. Ibuka uyu mukobwa, ibuka uyu musore, umugirire neza mu gihe nk'iki ngiki, mu izina ryawe Yesu Kristo. Mwami turagushimiye kuko umwibutse kandi umugendereye, mu izina rya Yesu, amen. Reka twongere nanone dusenge. Yesu yibutse uyu muntu ntiyabiherezaho, ahubwo aramusanga, arangije avuga ijambo rye, ubuzima bwe, agira ijambo yatora amubwira ngo ikorere uburiri bwawe. Reka dusenge kugira ngo ijwi rya Yesu ryumvikane mu buzima bwacu, ijwi rya Yesu ryumvikane mu mago yacu, ijwi rya Yesu ryumvikane mu miryango yacu, ijwi rya Yesu ryumvikane mu kazi kacu, ijwi rya Yesu ryumvikane mu rubyaro rwacu, ijwi rya Yesu ryumvikane mu rushako rwacu. Ijwi rya Yesu rigira ibintu rikangura. Yesu nashimwe cyane. Hari ijwi rya Yesu riza kuvuga rikagira ibintu rishyira mu murongo, kuko ijwi rya Yesu ryumvikaniye amagufa, imitsi
n'ibiki byose byariteranyije biba bizima, uyu muntu arahaguruka kubera ibyo byose byumvisha ijwi rya Yesu gusa. Ahagurutse yumva birakunze kubera ijwi rya Yesu ryavuze ngo haguruka. Natwe niyo mpamvu dukeneye ijwi rya Yesu mbere y'uko uyu mwaka urangira. Reka ijwi rya Yesu ryumvikane muri iyo business. Reka ijwi rya Yesu ryumvikane muri ako kazi ukora. Reka ijwi rya Yesu ryumvikane muri urwo rugo, mu rushako rwawe. Ijwi rya Yesu ryongere kumvikanamo. Ijwi rya Yesu ryongere gusubiza ibintu mu murongo wabyo. Ijwi rya Yesu ryongere kumvikana muri abo bana. Ijwi rya Yesu ryumvikane mu buzima bwawe. Reka dusenge. Mwami Yesu, turagushimiye kuko ijwi ryawe iyo uvuze ibintu byose birakumvira. Waravuze amagufa, imitsi, inyama byose birakumvira kuri uyu muntu wari umaze igihe kinini atagenda. Mwami, turasenze muri uyu mwanya kuri uyu mumama uri imbere yawe, akeneye kumva ijwi ryawe mu rugo rwe, akeneye kumva ijwi ryawe mu rushako rwe, akeneye kumva ijwi ryawe mu rubyaro rwe, akeneye kumva ijwi ryawe mu kazi ke, akeneye kumva ijwi ryawe. Reka ijwi ryawe rimanuke rigira ibintu rishyira mu murongo, ibitari bifite umurongo byongere kugira umurongo. Mwami Imana, reka ijwi ryawe Mwami Yesu ryumvikane kuri uyu mupapa mu izina rya Yesu Kristo. Uyu mupapa ugutegereje igihe kinini, reka ijwi ryawe ryumvikane mu rugo rwe, mu rushako rwe. Ijwi ryawe ryumvikane mu kazi ke, mu rubyaro rwe, mu muryango we. Reka ijwi ryawe rimanuke Mwami, rigira ibintu rihindura mu buzima bwe, rigira ibintu rishyira mu murongo, ibitari bifite gahunda byumve byose bishyire mu murongo. Mu izina rya Yesu Kristo dukeneye ijwi ryawe. Reka ijwi ryawe ryumvikane kuri uyu mukobwa ugutegereje igihe kinini Mwami, kugira ngo ijwi ryawe rigira ibintu rikora mu buzima bwe. Reka ijwi ryawe ryumvikane kuri uyu musore mu izina rya Yesu. Ijwi ryawe Yesu ryongere gukora imirimo n'ibitangaza. Ijwi ryawe Yesu turarikeneye mu gihe nk'iki. Ijwi ryawe Yesu reka ryumvikane kandi rikore mu izina rya Yesu Kristo, amen. Rero ijwi rya Yesu riza gukora imirimo n'ibitangaza. Rero bifurije kumva ijwi rya Yesu mu gihe nk'iki ngiki mbere y'uko uyu mwaka urangira. Reka ijwi rya Yesu rize gusubiza ibintu mu murongo, bitari bifite umurongo bisure mu murongo ku buryo utangira n'undi mwaka mushya wa 2026. Ijwi rya Yesu ryamaze gushyira ibintu mu murongo, ibintu bishya, ubuzima bushya, imibereho mishya, icyerekezo gishya, ishurirwa rishya, inzozi nshya, byose bibe mu murongo mushya. Nongeye rero kubifuriza umugisha, nongeye kubabwira ngo mukomeze kugubwa neza muri iki kiganiro ijoro ry'impinduka, igihe cyo gusenga. Reka tukomeze kubana dusenga Imana, twinginga Imana, kandi izakomeza gukora imirimo n'ibitangaza. Mbifurije rero ijoro ryiza ry'umugisha. Uwiteka akomeze kubishimira, akomeze kubaha amahoro, akomeze kubaha umugisha uturuka hera. Murakoze. Shalom.